wakwemera gukundana n'umukobwa udafite icyo akora? Ese wakwemera kubana n'umukobwa ukurusha umushahara? Ese washakana n'umukobwa ukuruta? Urugendo rutoroshye my friend. Turabashuje cyane abakurikiranye Wisdom TV Rwanda, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije umugisha w'Imana. Iyi ni Wisdom TV Rwanda, nkuko mumaze kubimenyera, muri kumwe na John Kelly. Abameze neza, utameze neza, tumwifurije kumera neza, kandi umeze neza nawe tumwifurije gukomeza kumera neza. Ubabaye turamusengera kandi turamwifuriza kumera neza, kuko muri ubu buzima ibintu bihora bihinduka. Hari igihe uyu munsi uba utameze neza, ariko ejo ibintu bigahinduka ukaba umeze neza. Rero nta kidashoboka mu buzima, wizere ko ibintu bishobora guhinduka. Niba utameze neza ejo ushobora kumera neza. So iyi ni Wisdom TV Rwanda, turabakiriye. Turi kuri Great Apartment i Remera. Ni hoteli nziza ifite serivisi nziza, itanga service nziza. Ubaye urimo gutegura ubukwe, baguhereza ibyumba byo gukoreramo inama z'ubukwe, ahantu hisanzuye, aho ushobora gutumira abantu bawe mugakora inama zanyu nta kibazo gihari. Turi kumwe na Fred Images, mu mugane abahereze serivisi, atanga service nziza, afotora neza. Niba ufite ubukwe, niba ufite ikirori runaka icyo ari cyo cyose, Fred Images arahari kugira ngo aguhe service. Ndabibutsa ko iyo ufite ubukwe, urwibutso ushobora gusigarana ni ifoto. Urwibutso ushobora kuzereka umwana wawe ni ifoto yo mu bukwe bwawe. Birashimisha kubona amafoto y'ababyeyi bawe warakoze ubukwe, bakabona uko byari byifashe. So rero mugane Fred Images, abakorera ubukwe neza, nta gahenda, ni umuntu wumvikana, ni umuntu ushobora kuguhereza serivisi nziza cyane. So mumugane, ndabyizeye ko azabahereza service nziza mukazagaruka mushima. So turi kumwe n'umutumirwa dufite uyu munsi. Ni umusore ushyitse. Nkuko ndagira ngo bahere hasi bamwerekana. Sinzi niba tuvuga ngo ni umusore mwiza. Iyo uri umusore ukabwira undi ko ari mwiza, sinzi niba bishobora kumvikana neza, ariko turi kumwe n'umutumirwa uyu munsi. Turakwakiriye. Murakoze cyane Kelly. Ni amahoro? Ni amahoro cyane rwose. Wirukaga kera? Haranyuzeho iminsi. Hari haciyeho iminsi kera cyane. Ushobora kuba uhuze cyane muri iyi minsi. Imihanda ya Kigali ntabwo iba yoroshye. Imihanda ya Kigali ndayizi, ni uguhatana. Ni uguhatana kabisa, kandi ni byiza kubaho uhatana. Muri ubu buzima ni uguhatana, ngira ngo urabizi. Ni ubuzima. Ni ubuzima niko bumeze none ubuzima. Ako so far so good. Eze neza, ndashima naribi. Yes. Thank you so much for the compliment. Ni ibisanzwe, uretse ibyacitse bya kera, ariko ubundi it's normal, ni ibisanzwe. Hari abantu bavuga ngo ubuzima bwa Kigali buragoye cyane, ni uguhora duhatana. Of course, ni ibisanzwe. Uretse ariko n'ubwa Kigali, ahantu waba uri hose, ubuzima nyine n'ubuzima. Ubuzima n'ubuzima. Kora cyane. Waba uri muri Kigali, waba uri muri Amerika, ngira ngo ahantu hose ni uguhatana. So turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Kuza kuri Wisdom TV Rwanda. Wisdom. Wari usanzwe uyizi cyangwa uyikurikirana? Sinyikurikirana ariko ndayikurikira. Ibintu bitandukanye. Ari ubwo gukurikirana no gukurikirana bitandukanye. Gukurikirana umuntu hari ikintu ubumukekaho. Yego. Nkari buriye bagati arakekwa iki, turamukurikirana cyangwa se tubirimo. Hari ikintu bamukeka, ariko gukurikira nyine ni nko gufollowing. Ni nko gufollowing. Umuntu ndamukurikira, mbona ibyo akora, ariko iyo wongeyeho na yo gukurikirana hari ikindi kintu ubumushakaho. That's the difference. Wow. Ndumva kabisa urasobanutse. Ubwo nanjye mbyigiyeho, ngira ngo ntago nazi kubitandukanya neza, ariko ndabimenye. So rero turakwishimiye kuri Wisdom TV Rwanda. Murakoze cyane rwose Kelly. N'umugisha kuba tugufite. Nanjye n'umugisha kuba mwantumira rwose. I don't know why, simbizi impamvu, ariko
ndishimye. Yeah. So ngira ngo watangira wibwira abakunzi ba Wisdom TV Rwanda kugira ngo bakumenye neza. Yego, ni ibisanzwe, ni umuco mwiza n'ubundi kwibwira abantu. Nitwa MC Ngoga Yves Gahima. Niyo mazina yanjye, niyo abantu bazi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu kazi ka buri munsi. MC Ngoga Yves Gahima. Ako kantu yitaga gakora akantu ka Yves. Ndagakunda cyane, njya numva gasoundinga neza. Yego, abantu benshi barabimbwiye ko bagakunda, ariko nubundi bagakunze kuko kari kandimo, so ni ibintu bya nyine ni ibintu bimbamo. Anyway, karanakubereye urimo kukavuga, njya nkurikirana kuri radio, ngira ngo wenda abantu mu byo uri buze kwivugamo nabyo urabivugamo, ariko ndagakunda actually kugakurikirana, uhita wumva ko kavugitse neza cyane. Thank you. So wari ukivuga bavuze kuri MC. Yego, yego, ni akazi, ni bisanzwe. MC umunyamakuru ngende tutaravuga bisa n'ikiyede ngende ndagikora. Bro, urakora muri iminsi, like maze iminsi ntakubona neza, ushobora kuba urimo gukora cyane. Nyine no kuba biza nyine bya Kigali, ariko nyine no gukora cyane kubera ko ntabwo biba byoroshye igihe umuntu abagezemo, umuntu agomba gukora. So ni mpamvu rero. So ubu MC no kuba radio presenter ubifatanya gute ibyo bintu? Ni ibintu nyine bihura, ni ibintu binajyana cyane. Wenda arumva ngiye akenshi ntago MC wo mu bukwe, n'ibindi bitaramo nyine bijyanye n'umuco, n'ibindi bisanzwe, enjoyment, ama anniversary, ibindi birori bitandukanye, abasore mutera ivi. kandi mu minsi iri imbere ngira ngo umuntu ashobora gutera ivi. Ndibaza ko MC mufite ubu ngubu. Wowe ikintu gisengere, shaka umugore, ibyo biri. So ndabifatanya rero kubera ko kenshi biba biri muri weekend, niko mbikora muri weekend, ariko ubundi kandi kazi ni kuva kwa mbere kabisa kugeza kwa gatanu. Tuba turimbanyije kuri radio rwose, biyita Power FM. Yego. Ukora ryari kugira ngo wenda abakurikiranye Wisdom TV Rwanda bazajye bakurikirana? Bajye bakurikira, ni ukuvuga ngo ngewe nkora kuva kuwa mbere kugeza ofete ubu niho ndi, ariko nabanje n'ahandi hatandukanye. Wenda tuzaza kubigarukaho cyangwa se na ngombwa, ariko ubu ngubu nkora kuva mu gitondo saa 12 kugeza saa 7 n'igice cyangwa saa 8, biterwa ko nkora mu biganiro bibiri. Yego, bafitemo session zitandukanye by'umwihariko, ariko za siporo entertainment, makuru abagezweho, bareva iki byose. Ariko ni mu biganiro nkunda kubikoramo. Muri iki gihe amakuru arimo gutrendinga kuri football na yahe? Kuri football ni Eric Ten Hag yagiye, abantu bishimye ati yagiye yaratuzonze, ibi ntabwo byari bimeze neza, ariko hariya ikintu babakora business. Iyo utarimo rero gutanga umusaruro barakwirukana. Uriya mugabo yajyaga mbabaza cyane. Yego, nibyo weekend warabibonye, ni match zagiye ziba zikomeye, Real Madrid, FC Barcelona, wabonye ko Real Madrid nyine ikintu focusinzeho ni kimwe, bose ni abastar, turware y'imbere yose ni aba superstar. So buri mwe arashaka rero gukina umupira we ku giti cye atarebeye ku bandi. Barcelona ni ikipe n'abajene bakizamuka, baracyari batoya. So bo rero bafite ikintu bita gukorera hamwe, bose barashaka intsinzi ya ekipe yose muri rusange, kuko nta mustari n'umwe bafite bavuga ngo niye bafocusingaho. So niyo mpamvu bona barimo gutsinda rero no muri iyi minsi. Nibyo bigenda bivugwa, Ballon d'Or ku munsi, kuri uyu munsi turaza kurara tumenye nyirayo. Asa n'imvune zirayishe, ibintu birakaze. Ariteta aravuga ati banza bangiriyeyo. kandi koko ufana Arsenal? Nje ndi umufana Arsenal kabisa. Ubu se koko ngiye mfana Man U kandi abafana birambaje ko Eric Ten Hag agiye tutagutsinze, ariko n'ubundi tuzagutsinda. Reka gende kuko yatubabazaga cyane. So nibyo birimo bivuga rero mu isi ya siporo rwose. So abakunzi ba Wisdom TV Rwanda bakunda siporo, nabashishikariza actually kujya bagukurikirana cyane rwose, ahantu hose si nibyo n'amakuru nyine mba mu itangazamakuru, ariko nanarikunda. So which means ko ibintu byose ngewe mba nditare kuba nabikora. Njya mbyumva, kandi umuntu koko uri mu kintu agikunze uhita ubyumva actually, uhita ubyumva ko ari ibintu adashakisha. So rero Crash, turi kumwe nawe, tugomba no kugushyigikira tukajya tukaguflowinga
yego cyane 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 cyane. Yes. So turi kuri urwo rugendo, yego urumva nkuziho, hashize igihe nkuziho ibintu byo kuba MC. Ni impano wari usanganywe cyangwa hari ukuntu wicaye uravuga ati bya bindi byo gushakisha muri iyi Kigali, umuntu avuga ati reka nkora ibintu, ni impano yawe cyangwa ni akazi like washuguritse? njya nkunda gusetsa kuko na leta iratubwira ngo twihangire imirimo. ushobora kuba warihangiye umurimo rero. njya nkunda gusetsa abantu, nkabwira ngo abantu benshi ukunda kumbaza icyo kibazo ngo ninje gute mukwiye musinga, ariko njya nkunda kubabwira ngo ni amaco y'inda ntabwo dukurikiye rero. Anyway, ni impano. Impano ni ibintu nakundaga rwose cyane, singubeshya, ntabwo ari bya bindi byo mubaza abantu ngo ugashakisha ngo urabona ngo ni ibintu byambagamo, buriya ntaho bitaniye cyane n'itangazamakuru. njyewe nakuze mfite impano yo kwigana abantu, ajyaga nigana abantu, nuko abanyamakuru batandukanye no mu rugo nakunda gusetsa abantu. buriya muze harukuru ajyaga yinjira mu rugo n'uburyo avuga. Yego. Harakunda rero najyaga ncunga dare nkamwigana, bagarafurere bakavuga ati muzehe yaje, muzehe yaje. So noneho bagahita bahunga bati muzehe yaje, bakajya kubona akabona ni njyewe. So ni ibintu rero nakuze kugenda nkunda, ariko nkunda nyine n'ubukwe cyane. So ninje rero mu itangazamakuru, vuga ariko ngomba kubikora. So ofete natangiye mu bintu bya sinema, natangiye nyina movie. Ukina movie? Yego. So n'ubu ngubu nuko nyine hari movie twigeze gukinira hitinga bayitaga Katara. No kuri YouTube iriho nziza cyane. Ngira ngo ndaza kujyaho ndebe. Yego. Ndebe ko iyo mpano nayo ari sawa. Iyo mpano burani nayo mpano mfite irenza ahubwo cyane kuruta n'ibindi bintu byose, kuko ndi umu acteur mwiza cyane, ntago binsaba ibintu by'imbaraga rwose. So nuko izindi twakoze ntago zirasohoka ariko zirahari. Ikindi nuko n'izindi zigiye kuza kandi nziza. So ahantu hose rero nge mba ndi tayari cyane. So naho rero bigenda bizamukira. Numva rero ndabikunze. Kubera ko rero nkunda gusetsa. Nkunda gusetsa. Kwe musinga bura bijyana no gusetsa. Ndabizi cyane. MC udasetsa mba ndeba bitaryoshye. Bari ikibazo rwose. Umunsi ubudasanzwe no umunsi uzira rimwe mu buzima bw'umuntu. Ndavuga ariko se nkora iki? Nje muri Jenny's Comedy. Yego. Nje gusetsa ariko mbona nago Jenny's Comedy mbona ni nziza. Yego. Kwete imbere mbanyimo buri munsi ko mba mpari cyane. Ndavuga rero nta kindi kintu nakora ariko nkajya nsetsa abantu mu bundi buryo bijyanye n'ibyo nge nifuza, n'ubundi buryo numva bunanyinjiriza noneho. Ndavuga rero reka nje kwimusinga. So nuko rero byaje nk'Imana. Noneho ndavuga ibintu reka mbigerageze ndebe. Nangira kujya kuri YouTube. Bro, nangira kujya nawe ukwe batanumiye, urumva? Sure. Like ukwitera ukajya mu bukwe. Bavuga rero ndeba ahantu hari amasare nkajyayo, nkicara kabisa ngashyiramo agakote nkagenda nkumva ukuntu musayobora ubukwe, nkumva ukuntu abitwara. Ibyo kuvuga byumba mbifite, ariko uburyo uyobora imisango noneho y'ubukwe uburyo ugomba. Ndabizi rwose ibyo kuvuga byo niyo turi ahantu aho uri nta rumuri haba. Oya byo nago nyambibura. So naho ubukwe rero kenshi kugira ngo ndebe experience y'uburyo ibintu bitwarwa, y'icyo nye nshobora kuba nahindura muri mukwe musinga kwanjye. Nuko rero byaje, ariko n'ubundi byari Imana no kumenya kugerageza nyine kujya imbere y'abantu, niwe wabatinya, niwe wagira gute. Nuko byagenze ubukwe bwa mbere. Ndavuga abantu twakoranaga ahantu hano runaka, ndavuga umuntu twakoranaga agira ubukwe, apanga ubukwe. Yego. Ariko nawe nakoragayo ndi naratangiye ibintu nyine bya filime na kariyeri y'ubunyamakuru. Amfana cyane dunakorana ariko amfana cyane n'umufana cyane. Aho ngaho wakoze ubukwe bwa mbere? Ubukwe bwa mbere wakozemo? Nakozemo. Noneho ashaka umuyemusi arambwira ati ariko ndabwo ngewe nzagutwera kwa musinga. Numva nyine bindiwe kandi nta kintu kimwe nayo natangira n'umunsi n'umwe. Abwira ati sure nawe ni ngewe cyane ngewe nzakwiye musingira kandi ntugire ikibazo. Ariko ubwo naramenya amakuru yose, uburyo gahunda zikurikira, uburyo buri kimwe cyose kigenze, uburyo imisango yose, buri kimwe cyose. Aravuga ati okay ndanye ndabyemera binshyiramo, ariko buri buke nk'ubukwe bukaba ndara umutima mvuga se
ubukwe bw'abantu biragenda gute na bwica byagenda mbere gute ugiye kubikora. that was my first time Ah, ndavuga okay hari ikintu rero ngira muri ngewe yes. gitandukanye iki niyo numva kindira mu mutima Mm, nubwo wanyica sinshobora kukireka yeah. byanga byakunda Yeah. yabana ndagikora mba numva byanga byakunda ndi bugikore Wow. nicyo kintu niyiziho ko ikintu napanze ndi bukore ndagikora ariko ikintu ntekereza nkagiramo dute gatoya Mm. nacyo sinyanyikora Mm. ubu niwe ngewe rero so ubukwe bwa mbere nakoze nabugiyemo nyine ibintu byose nanjye mbifite hari ukuntu ujijisha ukareba ku gatelefone kugira ngo utaza gukora mistake Yego. sha ndabukora bugenda neza cyane burasoza nsohotse ndabyibuka Yego. mura n'umusaza arambwira ati niko se sha ati bite ko mbona ukiri mutoya ukaba uyoboye ubu bukwe neza cyane wihutishije gahunda ubwo bukwe nawe icyo gihe saa moya na 40 ndanabyibuka wumve ko mbyibuka nari bwari bwahumuje bwahumuje rwose abantu basubiye muri gahunda zabo umusaza arambwira ati ko uyoboye neza ati nkaba mbona ukiri muto bimeze bite ndabwira ibi bintu nibyo mbamo nibyo navukiye ubu nibyo nakuze mbamo ni ibintu mazimo imyaka Yego. urumva urumva nawe nari kumubwira ngo ni ubwa mbere oya uba winyujijemo watuma kunyuzamo ijisho ndabwira ni ibintu nabayemo mazemo igihe rwose niyo mpamvu so ahita ambwira ati mfite umukobwa wanjye nawe afite ubukwe ejo bundi ati mbabarira afata nimero zanjye utangira kubona ibiraka aho niho byahereye ibindi rero birizana ibintu byizana so ni impano yanjye kuko ntakubeshye kugira ngo byandastandinge neza nuko iyo urabona iyo urimo gusenga yego okay wowe urabizi uri umuririmbyi ukomeye cyane ndabizi ayino wese ubibwira abantu kuko it's okay muri umunyamakuru ngewe nta n'akazi so akazi kacu si ukazi ni umunwa nta kintu duhisha iyo urimo kuramisha cyangwa guhimbarisha nyine kwa kundi wagiye mu mwuka urimo gusenga wumva uri ahandi hantu nyine uri hafi n'Imana sibyo nyine wumva uri mu yindi si yawe so nanjye iyo ndimo kwemusinga ndi mu bukwe nanjye mba numva nyine ndi ahandi hantu ndi heza hamaye umutuzo nishimye nshaka amagambo ngomba kubwira abantu uko nanzeho umwanya gato ngomba gushaka utundi tuntu ngomba kuza nongeramo kugira ngo abantu bishime nuko mpamvu nyine mba ofite mba nishimye cyane nicyo kintu ni nacyo kintu buriya kinshimisha kuyobora ubukwe gutuma mbona abantu nyine abageni arimo guseka abasaza baseka navuga akantu abantu barasetse hari navuga kumva kabisa bimeze neza so niko byagenze actually ngira ngo nukubera ko uko ni ibintu byawe bikurimo niyo mpamvu ubyenjoying irimo kubikora that's why kabisa none se buriya mu bukwe njya numva abantu ba MC hari amagambo mukoresha ya kinyarwanda ya kera kandi wareba uko ungana ukavuga se ngoga ko turi mu kigero kimwe ko turaba kuri iyi ngoma y'ubu ari amagambo avahe muyakura he ese uragenda ukicarana n'abasaza bakayakwigisha cyangwa ni ya mpano still igupushinga kuba ushakisha ayo ari amagambo mukoresha ari amagambo mukoresha avahe njyewe buryo byagenze wenda kuri njyewe ni ukuganira n'abantu cyane bakuze bari abasaza wakumva nk'ijambo ahantu ugahita urimusobanuza nko mu bukwe ubuyoboye umusaza yavuga ijambo wenda ukarinotinga ahantu muri telefone ukazaribaza nyine kugira ngo ugende amenya ni impano iyo ari impano ntabwo bikugora no kugerageza nyine kuba muri iyo kariyeri kugira ureba abantu uko bemusinga uko bavuga iryo jambo wenda riba rikomeye nandi tugenda tumva okay binaterwa na background ntago ari ibintu wavuga ngo wavuga ngo ugiye mu ishuri ugiye kwiga ntago ari ibintu umuntu yiga like ni ibintu biba bikurimo muri wowe ugiye kubyiga ukabyihiringamo byaba ari ikibazo ni nabyo bintu njya mbwira abantu umuntu igeze kumbaza ngo okay urabona abanyamakuru yego hari igihe umuntu yiga itangazamakuru akanariminuza tu yego ariko mu kurikoraho ugasanga nta mana yifitemo mu kurikora nta mana yabyo afite so igihe tugezemo rero kwiga byo rwose ni byiza nicyo kintu cya mbere utanize biba ari ikibazo gikomeye cyane so ariko noneho impano niyo igomba kuza mbere y'ibyo bintu byose wize nk'itangazamakuru rigezweho uzanabibona kenshi usanga impano irimo gukoreshwa cyane usanga umuntu wenda yiziye ibintu bitandukanye ariko
impano ye ugasanga iri mu itangazamakuru akayikora neza kandi atararyize, akaba ari n'undi muntu waryize rwose uri perfect, ibintu byose byaragenze neza, yarariminuje, ariko mu kurikora ukabona wapi ntago bivamo. So niryo tandukanye, iyo ibintu rero ari impano birijyana rwose biba byoroshye. So ibyo bintu rero ni ibintu byoroshye kubibamo cyane, nta muntu umenya ibintu byose, n'ayo magambo uvuga iki ntago twese tuyamenya, hari aho barivuga nawe kumva rirakugoye cyangwa ukaba wasobanuza, ariko nyine nka MC hari ukuntu tubigenza ukiyaranja ukamenya uburyo ugomba kubisokoza. So nuko rero nukubibamo. So urugendo rwo kuba MC urarutubwiye, nahoze nibaza uburyo umuntu ashobora guturuka aho twaturutse urahaze Epfiriya, from Epfiriya nanjye kuvuga from Tabagwe to KGL nk'umuvandimwe Yago, ariko nzi ko n'ubundi ari hariya hafi. So kuva iriya ukaza muri Kigali ugahita utangira ibintu bya MC, kandi ndibaza kurimo kubikora neza, njya ngukurikirana, which is good. Ndimo no kubwira abantu badukurikiranye kuri Wisdom TV Rwanda, abantu bateganya ubukwe rwose baguha akazi. I'm available kabisa, ndahari, muze baguha akazi, amafaranga yiyongere rwose. Agafaranga kazi, ikindi mu bukwe bwa nyama ndi smart, kandi ko kantu ako kantu ka smartness ni sawa. Ubundi ni abantu banzeho mu kivugo cyanjye, niko kantu nsoreza. Kara kantu k'ikivugo ni sawa. Ngira ngo wenda hari ahantu bashobora kubona nk'umuntu ashaka kugukoresha. Yego cyane. Hari videos wenda ushobora kuba ufite kuri YouTube cyangwa ahandi hantu. Kuri YouTube ntabwo nazishyiraho kubera ko sometime haba harimo indirimbo z'abandi bashobora kugutera copyright n'ibiki, ariko Instagram yanjye active irakora, ni Ngoga Yves Gahima rimwe, abantu bagiye ko byose biriho amavideo iki, tukavugana na nimero zanjye ziba ziriho, tuvugana tugakorana. It's okay. Ndibaza abadukurikiranye wenda baraza kujya kuri Instagram yawe cyane rwose barebe, baguhereza akazi cyane, kandi na compliments ziremewe. Yamubona atari byiza mumbwire, mutaza kuba nk'abanyarwanda nyine mukarenzaho. Nta muntu ukora ibintu neza 100%, ariko nkeka ko ngiye nkurikije uko nabibonye rwose, you're the best. Thank you so much. Ntago ari bya bindi bw'ibiki ubikora neza rwose. Kuba wibeshya naba nibeshye urabizi. So rero bagukurikirane, baguhesha amafaranga. So kuva urwo rugendo rwo kuba MC turarwumvishe, hanyuma bigira gutya ngiye kumana umvura mu itangazamakuru. Nabaza umuvandimwe, itangazamakuru nari muzi ku MC, none ari ku itangazamakuru, kandi rura n'urugendo nzi ko kugira ngo umuntu ajye kujya ku itangazamakuru, sinzi niba warabyize cyangwa utarabyigiye, ariko nzi ko ari ibintu nyine, ni process ndende, hari icyo bisaba kugira ngo umuntu akwizere, yumve ko uzakora neza. Kuba umunyamakuru byo byaje bite, urugendo rwo rumeze gute? Usoreje ku ijambo ryiza, icyizere cyambere ni icyizere, ariko buriya itangazamakuru niryo nakoze mbere yo kwemusinga, niryo nakoze mbere, byo byaje nyuma kwemusinga, byaje nyuma, ariko nari mfite akazi bisanzwe. Yego. So numva rero ibintu binjemo, numva nyine iyi mpano iyo ndayifite, ko ntago ntago ari ibintu nirwaga bingora, ko nakubwiye niganaga abanyamakuru bakomeye hano mu gihugu. Yego. Ariko kubera nyine gora mbigana binsaba ko ndekera kubigana, ngendera mu ijwi ryanjye, kuko nari nangiye kujya mvuga mu ijwi ryabo kubera gukomeza kubigana. So narabiretse rero. Hari umunyamakuru barahari ko se wiganaga icyo gihe ushobora cyangwa warabyibagiwe? Barahari benshi. Barahari benshi, ariko ntago mba nshaka kubasubiramo. Ni n'inshuti zanjye na meetinze nabo. Ubu umaze kugera ku yindi, ntabwo uvuga ni ku yindi level, ahubwo no kugira ngo ntagendera mu ijwi ryabo, nkasanga nyine nibo nagendeye mu ndakoresha riri ryanjye nka MC Ngoga Yves Gahima. Yego. So n'urugendo rero rutari rworoshye, nari mfite akazi bisanzwe nkora, numva ndabikunze. Mu gitondo imwe ndabyuka numva nyine binje wahagarika kanjye gushaka akazi k'ubunyamakuru. Yego. Gusa navuga se ndagenda buvuga iki, nangirira ahantu hamwe igitangazamakuru, njyayo muri stage ndakora, maze gukora
ibintu bigenda neza cyane, compliment ziba nziza cyane. Ni njira nyine nasomaga y'amakuru niyo nakoraga, ibintu bigenda perfect kabisa. So akantu ka compliment abantu kukubwira kumbwira uko ibintu bimeze ni urimo kubikora urabishoboye. No ku kazi boss wari wamaye stage avuga ati kabisa ni sawa cyane. So naho byahereye iki kintu aka kantu k'abantu kubwira umuntu uburyo arimo gukora ibintu, nkeka ko ari ibintu byiza kuko bitera umuntu imbaraga cyane cyane cyane. Nshishikariza abantu badukurikira kuri Wisdom TV Rwanda n'abandi bazahura n'iki kiganiro, dukwiye kugira umuco wo gusunika umuntu, wo gupushinga umuntu, apana gusubiza umuntu inyuma. Kuko iyo umuntu akubwiye ibintu akubwira ati courage urimo urabikora neza, nkeka ko bitera umuntu imbaraga. Yego bitera umuntu imbaraga, gusa nanone ibintu umuntu arimo gukora bibaye atari byiza, aho kugira ngo umubeshye wamwicaza ukamubwira rero ntekereza ko wakora ibi muri ubu buryo kandi bwo bigera neza kurushaho, ariko ubu buryo bwo ntabwo bimeze gutya. Aho kugira ngo umubeshye akomeze abeshye abantu bamubwiza ukuri. Maze kwaka stage nyine ibintu bigenda neza. Gusa ni umushito wanjye yarafite ikiganiro amwita Joby Joshua, ushobora kubona muzi, umwana mwiza cyane bari kuri 155, umunyamakuru wa Bruce Melody, umunyamakuru wa 155. Niwe wari wanumiye icyo gihe twari tugiye kuganira kuri showbiz, yagiraga ikiganiro mu gitondo, hanyuma yagiragamo sigema yitwa Table of Analysis, kuganira nyine kuri showbiz uburyo byagenze no muri weekend n'ibiki byose. So niho yanumiye ngeze aho rero umva yo nafashwe ndabaga mpaka agomba kwinjira mu itangazamakuru. Yego, so nuko rero byagenze, mpita mvayo nananditse nsaba nyine ko bama stage, ndakora bigenda neza. Nyuma ku musozo wenda bambwira ko tutagikomejenyije nyine, ariko n'ubundi nari maze kumenya buri kimwe, experience n'ibiki byose. So mvayo kubera rero ukuntu nari nabikundaga nyine, ni nk'amahirwe y'umuntu. Navuye ngira ngo nahise mvayo, nyuma hashize nk'icyumweru mbona indi nkorera, ikindi gitangazamakuru nkorera, turakorana naho mvayo mpita njya ku kindi. Icyo abantu banamenyeho cyane ni kuri televiziyo bitaga Yongo TV. Kuko Yongo TV Yongo TV ntabwo ikibaho? Oya, irahari, irakora, ko ndumva naheruka, gusa harimo nyine bitaragenze neza kubera so nza kuvayo, ariko n'abantu banjye twabanye neza nta kibazo. So abantu benshi niho banzi rero mu makuru, nkora nsoma amakuru. So ubu rero ndi kuri Power FM, niho rwose ndimo gushakira umugati wa kibwa. So umugati ugomba kuboneka. Kuko ndibuka ko nanjye ntangira kukubona mu itangazamakuru, ndumva narakubonye kuri Yongo TV. Yongo TV ndibaza ko yakubakiye platform. Byagenze neza rwose, nta kibazo. Gushima nabyo ni byiza, iyo umuntu yakugiriye neza mu buzima, kumushima ntacyo bitwaye. Yego, twese hari ibyo bamaga, nanjye hari ibyo nabahaga, ibintu nimagirirane. So rero gusa byagenze neza. So far feedback ukura mu bagukurikira imeze gute? Feedback rero sindabona umuntu nago ufite feedback ni nziza kuri njyewe, y'abantu bambwira ibyo urimo gukora. Nta nubwo bambwira ngo nyine, ntabwo bajya bambwira ngo ntabwo bambwira ngo sinzi, ntabwo bambwira ngo urabishoboye ngiki, ahubwo barambwira ati bikurimo bikubamo, ni impano yawe nyine, nta naho wabihungira uko byemeye. So biba bisobanuye ko rero nyine ibyo bintu birimo neza. So feedback rero ni nziza, kandi turi abantu umuntu ajya ageramo wenda na mistakes mu kazi n'ibisanzwe. Aho bitagenze neza rero umuntu akakuganiriza akakubwira ati wenda wanyura muri uyu murongo, biba byiza kurushaho. Ariko ubundi so far so good. Kabisa rwose nishimiye intambwe ugezeho, kandi ndabizi ko bizagenda neza. Ese ibintu birimo Imana hari ikijya kibinanira rwose. Kuva wa mugani tabagwe tukejere mu rugendo rutoroshye my friend, tabagwe tukejere mu rugendo rutoroshye my friend. Like ntabwo biba byoroshye. Yego. Noneho abantu baturuka za Tabagwe n'ibiki, abantu babumva ko ibintu nk'ibi like
atari ibyabo. Kera twabaga tuzi ko ibi bintu ari iby'abanyamujyi, umuntu wakuriye mu tawuni aho bumva nyine ko ibyo bintu nibo bireba ko Musa ni uko umuntu wavukiye mu mujyi, aha ngaha mu mujyi muri kuba nyine ushobora gutera imbere ukubaka inzu nziza, bashobora kuvuga ngo turaje tububakane Kigali wa mugani. Ariko nyine Imana ntabwo yihishira. Imana ntabwo yihishira. Ngira ngo kera twajyaga dukurikirana twumva abantu bari mu itangazamakuru ni abantu babandi bavuye i Butare, abenshi bize Butare, bize itangazamakuru. Ariko ikintu nishimira ubu ngubu generation y'ubu ngubu, icya mbere ni abantu bakiri batoya kandi bashoboye kabisa. Generation y'ubu irashoboye, which is good cyane kabisa. Courage. Merci. Ndagushyigikiye. Thank you so much. Nkeka ko n'abadukurikiye kuri Wisdom TV nabo bagushyigikiye. Badushyigikire rwose. Badushyigikire. Ko nta muntu ndi mu mwenda. Anyway, ako naka kanyuzemo. Niyo waba muri muzamwishyura. Umwishyura. Arenze umwaka utahaze. Yeah. So, kuri mu kiganiro tugira hano kuri Wisdom TV, tugiramo ikiganiro cyo kuganira bisanzwe nk'uko twari turimo kuganira life y'umuntu, uko yagiye azamuka mu bintu runaka n'aho ageze. Ariko noneho tugiramo akantu nakita nk'aga pati, aho dushobora kuba tubaza umuntu ibibazo bisanzwe. Ubu mugiye kumbaza? Ubu ngiye kukubazaho utubazo nka tungahe. Umunyamakuru ko biba bigoye kweri. Ntacyo bitwaye, ndabizi ko umunyamakuru yimubajije. Ako narebe ndagushyiramo imiyaga narebe kugira. Oya, ntacyo nushaka ntuyishyiremo, ntacyo bitwaye. Ni ibibazo bisanzwe by'ubuzima busanzwe. Ariko kubera ko turi urubyiruko uri n'umusore, ndakubaza utubazo twerekeranye niba nabyita ku bari. It's okay. So, akabazo ka mbere nshaka kubaza. Ubwo ibyo kuba umunyamakuru n'ibyo kuba umu-MC twamaze kubivaho. Iyo shusho twayivuyemo yo kuba MC, yo kuba umunyamakuru n'ibindi. Gusa nibutse kandi nsabe abadukurikiye rwose baguhereza akazi. Umuntu udukurikiye kuri Wisdom TV Rwanda, abakunzi bacu, abakoze subscribe, kantu ka subscribe kajya kagora abantu. Ariko umuntu wakoze subscribe kuri Wisdom TV Rwanda udukurikiye rwose, Ngoga Yves Gahima no MC mwiza. Ibyo ndabizi cyane. So baguhereza akazi rwose, baguha akazi kandi ibintu bizagenda neza. Uzagaruka ngira ngo udushimira cyane. Ndabyizera kuri buze kubona, ndabizi kuri buze kubona abakiriya. No kuri rwose ndahari, nta kibazo na kimwe. Numara kubabona uzagaruka udushimire. Oya, ngomba kuzaza tugakora part 2. Nutagaruka kandi ubwo urabyumva. Oya, hano ni mu rugo nzaya tugaruka, nta mpamvu. So, akabazo ka mbere rero nshaka kubaza. Akabazo ka mbere nkubaza karabaza ngo wakwemera gukundana n'umukobwa udafite icyo akora? Ikibazo cyiza cyane. Ubu rero nk'ibyo bibazo ko nanjye mba mbimenyereye. Ni ibibazo nyine ikibazo cyiza. Arambaje ngo se nakwemera gukundana n'umukobwa udafite icyo akora? Njyewe rero nkanjye urumva, njyewe nkanjye kuri njyewe ku giti cyanjye nta burenganzira n'ubu na bumwe mfite bwo kuba ntakora ibyo umutima utemeye, bitewe n'ikibazo warumbajije. Nta burenganzira n'ubu na bumwe mfite bwo kuba nahagarika amarangamutima yanjye cyangwa se icyo umutima unegeka. So kuba rero nashaka umukobwa udafite icyo akora, ufite sinjye waba wabihisemo, ni umutima. Naba namukunze kandi ushaka umuntu n'ubundi wakunze. Ntekereza ko rero ibyo akora n'urukundo nta hantu bihuriye, ni ibintu biri totally different. Namukunda tukabana. Impamvu nayo nkubajije icyo kibazo muri iki gihe cya none, hari ikintu cyo kuvuga ngo ngomba gushaka umuntu ugira ikintu ashyira ku meza nawe. Abantu benshi bafite iyo mindset nowadays, cyane cyane urubyiruko. Nawanga nyine ubufatanye. Nawanga ubufatanye bibaye biharitse, bibaye bitanaharitse,
icyo umutima wakunze amata aguranwa itabi. ubwo umwana w'amaboko arababyumva 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 rwose rwose. gusa nzi ko umugore ari umugisha Ya, ashobora kuba ya. nta kazi afite uwo munsi ariko ejo ejo akaba Yeah. agafite cyane kandi imana ikunda urugo. ikunda urugo kimwe mu bintu Imana ikunda Ni urugo. ni urugo ariko kimwe mu bintu Satani yarwanya ni urugo. Yeah. So ikindi kibazo cya kabiri ndagira ngo ndimo ndihuta kugira ngo nkurekure ndabizi ko yego ufite ibindi bintu byinshi. yego Ikindi cya kabiri nkubaza, ese wakwemera kubana n'umukobwa ukurusha umushahara? Icyo ni kimwe. Hakashamirikiraho ikindi, ese washakana n'umukobwa ukuruta? urakoze cyane, ni ibibazo byiza, ibyo bibazo natwe reka turabibaza. Ni ikibazo cyiza cyane. Ese nabana n'umukobwa cyangwa se umugore ndusha umushahara? Twabana, kubera ko nshobora kubisobanura mu buryo bwinshi bunatandukanye. Twabana kubera ko namukunze nawe akankunda, ntekereza ko kuba yandusha umushahara nta bindi bintu bindi biri inyuma, ntekereza ko yabinyubahira nanjye nkabimwubahira tukabana. Kuba ndusha umushahara ntabwo bivuze ko ari ikintu abantu nyine twishyiramo. Turavuga ati umugore niba akurusha umushahara aragutegeka. Urumva, niba akurusha umushahara ni wowe ugiye kuba umugore mu rugo. Ako kantu niho hantu hari ikibazo. Ugasanga rero abantu n'ubundi bafite wenda ubwoba bw'ibyo bintu kandi nta kibazo na kimwe kirimo. Ni ibintu bisanzwe. Ni nk'uko nawe waba umurusha umushahara nyine ukajya mugafatanya mu rugo, ariko ubundi umugore w'umutima kuba narakurusha umushahara, urumva, hari n'igihe amafaranga ajya kuri konti ahita yisunika ku yawe, wowe nk'umugabo akaba ari wowe ugena iby'urugo. So aho rero n'ubundi bijyana n'amarangamutima n'uburyo wakunze umuntu n'uburyo ubona muzabana. Nawe ntabwo washaka umuntu ubona ari umusazi cyangwa udafite ejo heza hazaza, ubona nyine azakugira umugore mu rugo kandi uri umugabo. Byose bituruka muri rwa rukundo. Icyo ni kimwe, ndagisubije. Icya kabiri, ese nabana n'umuntu unduta ukuruta? Iki kibazo rero n'ubundi birakubira muri hantu hamwe, reka bikubira haha. Stili ni wa mutima. Akenshi mu muco nyarwanda cyangwa se nuko twe twarezwe n'uburyo twakuze naho twagiye tuva, bawumva nyine umuntu ukuruta mutabana. Yego. Ariko n'abanyarwanda babivuga umugore uruta umugabo abakuruta cyane, ufite niyo mungana mu myaka. Umugore aba ari mukuru abakurusha ko bafite ukuntu nyine bateye mu miterere yabo ndetse n'uburyo baremwe. So n'ubundi rero ngenda garuka kuri cya kintu nyine cy'umutima. Umutima wakunze ntacyo na kimwe rega wahindura, ntacyo na kimwe wahindura. Murabana pe. Ntekereza ko ibintu byose bibaho kubw'impamvu kandi Imana iyo yabiteguye nuko bigenda. Ibintu byose Imana yabiteguye ntago hari n'abantu uzatumira hano babaza icyo kibazo, usanga bagishubije wenda bitandukanye nanjye, akubwira ati njye nitwabana, ariko nyuma y'igihe runaka ugasanga wenda barabanye, kuko nyine ni ibintu byiza. Nawe akunze umuntu nta kintu na kimwe ushobora kuba wamuguranisha. So Ngoga nari nibagiye gushyira MC Ngoga Yves Gahema cyane. Ndagira ngo mfate uyu mwanya gushimire. Urakoze cyane nawe. Ni by'agaciro umwanya waduhaye, ntago twabifata for granted. Turagushimira cyane. Ikiganiro cyiza tugiranye. Yego. So ngira ngo twasoza ugira ikintu ubwira urubyiruko rw'iki gihe, inama watanga ku bantu bafite impano zabo bapfundikiriye ahantu bitinya, ngira ngo wagira ikintu babwira hanyuma tugasoza. Urakoze cyane, nanjye ndabashimiye ko mwantumiye, kandi mukomeze nyine muganiriza abantu. Ni byiza, abantu barabikunda, ari n'iby'agaciro, kandi mukomeze munatera imbere nyine kurusha. Abantu rero bafite impano nyine ntago wayicarana mu rugo ngo umuntu azayibona. Ntago biba byoroshye kugira ngo n'umuntu ayibone, bitewe n'aho tugeze. Natwe hari ahandi tuba twinifuza kugera, ariko tuba tutari twahagera. So uva mu rugo rero ukajya imihanda nyine ukihiringa. Urugendo rwanjye narababwiye, naretse akazi nakoraga njya gukora stage batamemba, nta kintu na kimwe mfata, ariko kugira ngo nubake ejo hanjye hazaza ndetse n'ibyo nshaka kuba nageraho no muri kariyeri yanjye. So muve mu rugo mugende, abashaka gukina ama movie mwegera abantu, urabegera ukamara nk'icyumweru ujya kuri seti, ufata kamera ugira gute, babwira ati ariko bro hano hantu reka mategure ushaka gukorera, ukahategura umuntu ukamwegereza akabona ko muri kumwe. Nyuma abwira ati ariko se ko nshoboye nanjye wamaye amahirwe rimwe. Ariko abantu twe durashaka gutegereza ngo bazamagara, ukabwira ati Ngoga se kuziranye wenda n'urugero n'umuntu runaka,
kamvuge amavideo na niwe nshuti yanjye wazamuje nawe ko mfite impano ya movie yabibona gute se ntago yapfa kubibona ni ukwegera rero abantu ikindi nyine ni ugufokasinga nyine kuri kariyeri yawe y'icyo ushaka ukagerageza uburyo nyine yagera ku ntego nziza ibi nyine ni ukubiragiza Imana kuko ibintu byose dukora no kubera Imana ukabisengera Imana ikabiburesinga ibintu bikagenda neza urubyiruko dukunda igihugu dukore dusenge nta kindi uracyasengera aho wasengeraga Healing Center Church kabisa ndahasengera so ngira akantu njya genderaho kavuga ngo wake up play and hustle wow niko kantu ngenderaho kabisa nibyo bintu ngenderaho mu buzima bwanjye bro ndagushimiye cyane nanone urakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha kabisa thank you so much and I hope ko nitwongera kugutumira tuzakubona ndahari kabisa hano ni mu rugo ibintu byose bizagera neza mujye kuri Instagram yanjye Ngoga Yves Gahima rimwe tuganire abandi mu makazi ndabyizera ko bazabikora so tugiranye ikiganiro cyiza and ndibaza ko abadukurikiye kuri Wisdom TV Rwanda ndabibutsa abatarakora subscribe bakore subscribe